umenye n'injyana byose birajyana. Turi ku munsi wa Pasika, nanone tugomba kumenya iby'uyu munsi. Turifashisha Encyclopedia Britannica. Ni nkoranya ivuga ku bintu byinshi bitandukanye. Turi amavu n'amavuko ya Pasika, White Easter cyangwa Pâques mu gifaransa, naho bitandukanye icyo bita Passover cyangwa ivugwa muri Bibiliya. Buriya Pasika iyi yizihizwa uyu munsi bayita Easter mu Cyongereza cyangwa se Passover kuko niyo yanditse muri Bibiliya. Mu gifaransa utitonze utabizi ntiwabona itandukaniro hagati ya bisi ya Yezu Kristo ndetse na Pâques cyangwa na Passover imwe muri Bibiliya nayo ni Pâques. Mu Kinyarwanda reho n'urujijo kure kubera byombi byitwa Pasika. Igitabo The Encyclopedia Britannica cyaragize kiti nta kintu na kimwe kivugwa mu isezerano rishya kigaragaza ko iyi Pasika ya Easter yigeze kwizihizwa nkuko Encyclopedia Britannica bivuga. None si Pasika iyi ngiyi twizihije uyu munsi yaje ite, ni iyihe nkomoko yayo? Ino Pasika ifite inkomoko muri gakondo mu bigirwamana by'abazungu, n'ubwo umunsi witwaga ko ari ukwizihiza izuba rya Yesu. Imihango rero ijyanirana na wosi ya Gikristo. Akenshi abanenga ino Pasika bavuga ko atari ya Gikristo. Na urugero icyo gitabo cya Encyclopedia Britannica cyavuze ibirebana n'urukwavu rwa Pasika rumenyerewe mu bihugu byinshi bigira kigira kiti urukwavu ni ikimenyetso cy'abapagani kandi kuva kera rwageranywaga uburumbuke. Ibyo byavuye muri The Catholic Encyclopedia. Hari abavuga Ikinyarwanda hafi ya twese twitiranya Passover, Pasika ndetse na Pasika iyi ngiyi isanzwe nyine nkuko nabivugaga. Passover rero Pasika y'Abisirayeli ba kera isobanura igihe marayika w'Uwiteka yanyuraga ku ngo z'Abisirayeli to pass over, mu Cyongereza urabyumva, akica abana b'imfura ba Egiputa. Easter noneho yo ni umunsi mukuru gakondo wasengwagaho ikigirwamana cyitwa Awostle, niwo wizihizwaho uyu munsi. Ariko amadini yacu yagize gutya nyine uwo munsi kugira ngo wibagirane bawizihizaho izuka rya Yezu Kristo. Hagati buri wese bitewe n'imyizerere ye ugomba kubahwa. Ni byiza ko nyine uyu munsi n'ubundi ufatwa nk'umunsi, kuko igiye kureba iminsi igiye itandukanye yizihizwa usanga mu rwego rwo iyi minsi yarizihizwaga mu bundi buryo bwa gipagani cyangwa se harizihizwaga indi minsi ya gipagani, bigatuma nyine habaho kugira ngo iyo minsi ishyirwaho ngaho kugira ngo isibanganye neza iyo minsi ya gipagani nyine, kugira ngo ubukristo bukomeze bushinga imizi. Hagati ariko dukomeza tunagenda tuganira n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubumenyi n'injyana byose birajyana, murabizi ku Isango Star by'umwihariko mu kiganiro Isango n'injyana za weekend. Mbona gushimira abantu bose mugenda mutwereka ko turi kumwe, ndetse mugenda mugira uruhare mu kiganiro, mugenda mutubwira ati ubutaha muzatuganirize kuri ibintu bimwe cyangwa ibindi. Ni by'agaciro gakomeye cyane rwose. Turajya muri reka tujye muri science. Ubundi meni muri technology murabizi ko ariho nanone akenshi twibanda kugira ngo abantu bagende bagira ubumenyi burushijeho. Buriya bantu mukoresha telefone za smartphone, muzi ko buriya hari itandukanye ry'ibirahure kuri buri telefone, kubera ko telefone zigezweho zizwi nka smartphone zikoze mu buryo zishobora kwangirika ubusa. Abazikoze bateganije n'ibirahure byo kuzirinda, ibi ndavuga screen protector, kugira ngo zidashwaraduka cyangwa se zikaba zameneka igihe zituye hasi zikazamo imitutu ituma ikirahure kidakora neza. Hari ubwoko rero bubiri buriya bw'ibirahure birinda telefone kumeneka, aricyo bita tempered glass nicyo bita ceramic glass protector. Ibirahure rero birinda smartphone kwangirika birimo ubwo bwoko bubiri. Icyitwa tempered glass ni iki irahure kibonerana kandi cyoroshye ku buryo iyo kiri kuri telefone ubona nta kintu kigaragara yahindutseho, kandi kikaba kinyerera cyane nk'uko n'ubundi n'icyakoranywe na telefone kinyerera. Ubwoko bw'ibirahuri nibwo bumenyerewe na benshi kandi bunahendukiye buri wese
kiba kiri ku mafaranga 1500 ndetse n'ibihumbi 2000 hagati aho ngaho, ariko kikagira inenge yo kwangirika ubusa igihe telefone yituye hasi cyangwa se gushwaraduka igihe atari mu gifuniko cyabugenewe. Akaba ibyiza rero by'ibi bya tempered glass, akenshi iyo telefone yituye hasi iriho ikirahure cyo muri ubu bwoko, ibyago byo kumeneka kwacyo biba biri ku kigero cya 95% ku buryo bishobora no kugera ku kirahure cya telefone. Ku rundi ruhande ariko nubwo iyo ari inenge, igihe ikirahure cyakoranywe na telefone cyangiritse ubasha kubibona ukajya kugihinduza hakiri kare. Akazi cyo bita ceramic screen protector, iki ni ikirahure gifite umumaro umwe n'uwa kigenzi cyacyo mu kurinda telefone igihe yituye hasi, ariko ngura ahantu bitandukana mu gukomera, kunyerera, kubonerana no mu biciro, kuko iki cyo kiba gihenzeho gato hagati mu 3 by'amafaranga y'u Rwanda n'ibihumbi 4. Iki kirahure gisa nk'icyorosheho igihu, bigatuma kitishushanyaho intoki, ntigishwaraduka ubusa kandi ntikijya kimeneka iyo telefone yituye hasi. Ibyiza byacyo rero bya ceramic screen, nubwo ikirahure cya ceramic screen protector gikomera, kitinishushanyaho intoki, si ikirahure cyagenewe uwo ari we wese. Aha simvuga mu rwego rw'igiciro, aho ngaho ndavuga mu rwego rw'uko twitwara mu buzima bwa buri munsi n'akazi dukora. Niba uri umuntu w'indangare ukunda kwandarika telefone cyangwa se kuyishyira ahantu ishobora kwitura hasi mu buryo bworoshye, inama nakugira ni ugukoresha kimwe cya mbere cya tempered glass na ceramic screen protector, ukakireka abazi kwitwararika, ukakirekera abazi kwitwararika. Iyo rero telefone iriho ceramic screen protector yituye hasi cyane ikaba yameneka mu kirahure, ntabwo ubimenya kuko ntushobora no kubona imitutu iri imbere ku kirahure cyakoranywe na telefone. Ugasanga ugiye kuzahindura screen protector, ugasanga rwose telefone yarashize, yarangiritse, ntubimenye. Tukiri mu bijyanye n'ibyo rero, twirebere n'inkomoko y'isaha. Umuntu isaha y'ingi tubarisha, umuntu ashobora kuyirebera mu myaka isaga ibihumbi bigera muri 3. Uburyo bwa mbere buzwi bwakoreshwaga mu kugereranya igihe bwari ugushinga inkoni. Ngira ngo murabizi no mu Rwanda mu bihe bya mbere bagiye baba mu byaro, murabizi abantu benshi bitegerezaga igicucu cy'izuba, buryo igicucu cy'izuba aho kigeze bakagereranya amasaha, kandi rimwe na rimwe ugasanga birahura. Ukavuga ati igicucu nikigera mu irebe ry'umuryango, ndahita nkaraba njye ku ishuri. Hano rero buriya isaha yibarira nko mu myaka 3 ishize. Uburyo bwa mbere bwari buzwi rero bukoresha, hari abakoreshaga inkoni mu butaka igihe harimo kuva izuba, no gukurikirana uko igicucucucu cyacyo kigenda kimuka uko umunsi ugenda ushira. Ubwo ni kimwe na bimwe byanababwiraga iterambere ry'amasaha. Uburyo nibwo bwaje kwitwa isaha y'izuba cyangwa se amasaha y'igicucucucu, yifashishwaga n'abanyamisiri ahagana mu myaka 1250 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Ariko kubera ko amasaha y'izuba yakoraga gusa ku manywa kandi ku zuba, abahanga baje gutekereza isaha y'umusenyi cyangwa se isaha y'ikirahure kirimo umusenyi, kandi iracyanakoreshwa hamwe na hamwe magingo aya. Ni ikirahure kimeze nk'igifite ibice bibiri kubera ubunigiro buri hagati bugizwe n'umwenge muto ushobora kunyuramo umusenyi uri mu gice cyo hejuru ukimukira mu cyo hasi, ugenda buhoro buhoro bigatwara igihe runaka. Ubundi buryo bwifashishwaga nibyo bitaga amasaha y'amazi n'amasaha y'amatabaza cyangwa se amatara. Ibyo nabyo bikaba byaratangiye mu Bushinwa mu myaka irenga 1500 ishize. Ikigo gicuruza amasaha cyitiriwe Anes Jones mu Bwongereza kivuga ko isaha ya mbere yikoresha yavumbuwe mu mwaka w'1275 mu Bwongereza. Isaha muri iyo myaka ikiriho kugeza amaginga ya ibarizwa muri katedrali ya Salisbury mu Bwongereza mu mujyi wa Wiltshire.
iyo saha yakozwe hagana mu mwaka w'1386 ntiyari ifite ishusho cyangwa se ikindi gikoresho cyerekana amasaha, ahubwo yakozwe mu buryo yashoboraga kumenyekanisha igihe amasaha yifashishije amajwi, bitandukanye cyane n'amasaha tuzi y'uyu munsi, ariko ikaba ari intambwe ikomeye mu buhanga bwa muntu. Isaha rero isigaye ari icyambarwa cy'umurimbo kuri benshi. Gutunganya neza imikorere y'amasaha no kugera ku rwego rwo kubara igihe nta kwibeshya byakomeje gutera imbere uko imyaka yashiraga indi gataha, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi. Hari umusuwisi witwa Jos Burgi wari umuhanga mu mibare akaba n'umubaji w'amasaha, niwe wavumbuye isaha ibara iminota ikoresheje urushinge mu mwaka w'1577. uyu mugabo Burgi nawe yaje kunganirwa n'umuholandi Christian Huygens wavumbuye isaha ibara igihe kigerera yinyeganyeza, ibyo bita pendure, mu mwaka w'1657. uko pendure yakoraga byazamuye cyane imikorere y'amasaha, aho yashoboraga kubara igihe itibeshya, ntiyibeshye mu gihe cy'umunota umwe cyangwa se 2 ku munsi. mu mwaka w'1787 umuhanga w'umunyamerika Levi Hodgins yakoze isaha ya mbere ishobora kwibutsa umuntu igihe, ifite icyo bita alarm cyangwa se ni nka reveil, ariko itari nk'izi dukoresha mbere yo kuryama. iyi saha ariko yari ifite uburyo bwo guhindura igihe alarm, bityo uko Hodgins yabikoraga yashaka kubyuka mbere y'izuba, alarm yahoraga ari 10 za mu gitondo. byatwaye imyaka hafi 90 kugira ngo undi munyamerika witwa Seth E. Thomas abashe kuvumbura isaha ifite alarm ishobora gushyirwaho igihe icyo ari cyo cyose. ubuhanga bw'abasuwisi mu gukora amasaha si ubwa none, ariko mu kinyejana cya 18 na 19 mu Ubwongereza bwafatwaga nk'igicumbi cy'udushya mu gukora amasaha, kuko mu kigo cy'ubugenzuzi cya Greenwich i Londres ahabarirwa igihe mpuzamasaha cya GMT i Greenwich ariho habaga ifatizo ryo kugenzura ibihe ku isi yose. Reka turebe ku isaha y'umwuka. Isaha yo ku kuboko yahimbwe ryari? Ikigo Ernest John kivuga ko hari ibisubizo bibiri bivuguruzanya ku kibazo cyo waba waravumbuye isaha yambarwa ku kuboko. Haravuga ko yahimbwe n'umubaji w'amasaha wo mu Busuwisi Pater Philippe, ayikoreye igikomangoma Kossuth cya Hungary mu mwaka w'1868. ariko andi makuru avuga ko isaha yo ku kuboko yahimbwe ikorewe umwamikazi wa Naples mbere y'imyaka 57, ubwo ni mu mwaka w'1811. Agato turacyari kumwe hamwe na Gutaman Guta, ikiganiro n'isango n'injyana za weekend buri ku cyumweru.